Yesu ashimwe. Bana b'Imana, aka ni akanya k'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'uyu munsi riri mu gitabo cya Luka igice cya 8 umurongo wa 43 dusome kugeza kwa 47. Haragira hati, Bayibuli yo nyankore iravuga ngo haje umukazi wabaye amazira imyaka 12 arwaye iso kandi akaba amarira ibintu bibyo n'umbafumu konka atariho n'umwe wabasize kumutandura yamuturuka inyuma yakora kugira ngo kijaro cye aha naho iso cye cyatara Yesu yabuza ati noho wankoraho bona kubaye hakayine Petero na bagenzi be bamugara bati mwegesa emitwe kwihingurira izine kumigisereza Yesu yagira ati no wankoraho habo kuba nahurira mani gandugamo umukazi ko yamanyira ngo utasherekirwe yeje natema yajumara mu ishugi yagambira mu ishagabona icyamumukoresaho kandi no kuyakira aho naho Yesu yamugira ati mana wanjye kwikeza kwawe nuko kwakukiza genda n'ubusige. Yesu ashimwe bene data. Uyu mugore abantu basomye ibye kenshi kandi n'indirimbo hari muri Zaburi imuvugaho uko yaje kuri Yesu n'indwara yamaranye igihe kirekire akibwira umutima akagira kwizera akiremamo kwizera mu mutima we kuvuga ngo ningenda nkafata ku mwenda we ndakira. Bana b'Imana, ndashaka ngo murebe ijambo ritangaje kandi rikomeye cyane kuko Yesu ntaho yigeze avuga ati abazafata ku mwenda wanjye nabo bazakira. Ntaho yigeze abahereza alternative ngo avuga ati hari abazajya nshyiraho ibiganza kandi abandi bafate ku myenda. Ariko uriya mugore wenyine mu kwizera kwe mu mutima we ngo yaratekereje ngo yagize kwizera kumubwira ngo nubwo nafata ku mwenda wa Yesu nakira. Bene data ba Kristo, ni byiza kwiremamo kwizera Yesu. Ni byiza kwiremamo okwehangamo kwizereza. Umukazi akehangira ukwizereza, akehangira ikintu, akehangira system yaba etariho ninge takareberwe ombuherezo bwa Yesu. Abo kuba Yesu twabona kusoma Bible negera ngo bamuretara barwire babatahingaro yabatahingaro bakira bareta barwire ngo abatambere yabatahingaro bakira konko mukaza kehangira ketekatekera yagira ati yuko ukurugiriro ukundebere hanga nakore imirimo ye ninyikiriza ngo nubona kwata mwenda gwe no Yesu atarakigambire no Yesu atarakiteyiriho ati hati imyenda kutandika kwisi imyenda konko mukaza kehangamo kwikiriza yahitamo kwikiriza yagira kwikiriza konko mugira ngo nubona kwata mwenda gwe nikira. Nshuti z'Imana, ushobora kwiremamo kwizera kukubwira ngo nubwo naba nsengera ahantu ndi jyenyine Imana yanyumva. Wakwiremamo kwizera kukubwira ngo nubwo umushumba adahari ariko Imana yanyumva. Wagira kwizera kukubwira ngo nubwo ndi mu bukwe ndi hamwe n'Imana. Wagira kwizera kukubwira ngo nubwo ndi mu modoka nasengera mu buhoro umutima kandi Imana igakora. Wagira kwizera kukubwira ikintu gitandukanyeho n'icy'abandi. Wagira kwizera kukubwira ngo nubwo abantu bose bameze batya na batya mu buryo budakwiriye bw'Imana idashima njye nabireka simbigenderemo. Ngo nubwo abarokore b'iki gihe bifashe batya njyewe nakurikiza uko Bible bivuga. Kwizera kwawe kukubwira ngo nagenza ntya jyewe nabigenza ntya. Kwizera kwacu bene data tugiye kutwirirwa twirukanka inyuma y'abantu, tugiye kwiruka inyuma y'abigisha. Bible iravuga ngo ntimukaba bigisha benshi kuko ariko muzabazwa byinshi. Ariko twirukanka inyuma y'abantu
ushyitse Mbarara wumva uwigisha iki, ushyitse i Kigali wumva uwigisha iki, urongera urakinaga ushyitse Kampala undi arongera yigishije iki icyo wumviye i Kigali uragitaye, urongeye wirukansi inyuma y'abigisha, wirukansi inyuma y'abahanuzi, wirukansi inyuma y'abari hanze ahangaha abantu batandukanye benshi cyane b'abanyabwenge, wirukanse nta kwizera wifitiye. Gira kwizera wowe uvuge ngo nafata kuri Yesu. Kandi ndashaka kubereka ngo uyu mugore bene data ntabwo Yesu yari yamubonye, ntabwo Yesu mubo Yesu yavuganaga nabo ntiyari arimo. Bene data wagera kwizera kukubwira ngo aho ndi hose umwami Yesu namufataho, umwami Yesu yavugana nanjye, umwami Yesu yankoresha uko biri kose mu buryo bwose, mu ndera zose. Mukamarahanga simwe abayishemwe twirukanzira abantu, twirukanzira abegesa, twirukanzira abanabi, twirukandire turebere za TV, tarebo gunaburira washotogu no murungi, abandi bagira uko, abandi batembere bubungo ne baza kushera rahanga, abandi bagira omuize, abandi bagira omayanja, abantu basherwire n'ikirunze bambuko okushera rahanga n'ikirungi no kurira abantu n'ikirungi habo kubarahanga kozesa abantu konka no basa kwihanga niwo kwikirizo kwawe, no basa kwikwatira hari yesiwe iwe terukanzira utagira uko nuko abandi bohereje senta hamasimu ngo babashabire, abandi barebere namba zesomu ahari TV kuba kugira ngo muteho esente tubashabire mutunga icyo kutangaza. Rero bataho esente kare ubundi kare nango kikakorera ati nyangire konka ninkugambira wihange mu iremere kwizera wowe. Umugore yaturutse inyuma y'abandi, ntabwo yari ari muri iryo teraniro, ntabwo yari yiriwe agendana na Yesu abari nawe abo yavuganaga nabo. Uwo mugore ntiyari abarimo, yaturutse inyuma aza yipfurapfurika, ariko ku mutima aravuga ati njye ndizera. Kwizera kuriya mugore yizeye inshuti z'Imana, abari na Yesu bari batagufite. Ushobora kugira kwizera kw'abashumba badafite, ushobora kugira kwizera kw'ababishopu badafite, ushobora kugira kwizera kw'abareveranda badafite wowe. Kandi Yesu yavuze ijambo rikomeye yabwiye uwo mugore ku murongo wa 48 muri icyo gice, ngo Yesu yamuziha ati mwana wanjye ukwikiriza kwawe niko kwakukiza, yegendere n'ubusingi. Kwizera kwawe ukwikiriza kwawe wowe niko kwakukiza. Urumva iryo jambo nshuti y'Imana uteze amatwi, iri jambo ngo kwizera kwawe niko kugukijije. Ntabwo ari ibitangaza byanjye nkora, ntabwo ari imbaraga zanjye, nubwo zari imbaraga za Yesu, ariko abumva Yesu ni wowe yivugiye, arambwira ati kwizera kwawe niko kuguhaye igitangaza. Bisobanuye ngo nubwo wakwirukanka ukubitiye n'iyi, ariko kwizera kwawe utarakwiremamo ntacyo bizakumarira. Uzagenda uveho uruhe, uzatera amasimu uveho uruhe, uzohereza isene ku mayiboli maneze gushireho, uzatanga ibitambo biho bigushireho, uzakurikiza ibyo amagambo y'abantu uveho uruhe, uzareba ibyo ku mativi, umwe yongera hakanya undi, umwigisha umwe yongera ayigisha igitandukanye n'icyundi, byose bigucange. Wakwiremamo kwizera wumvira ijambo, wagira kwizera. Ariko uyu mugore yari igitangaza. Abantu bari na Yesu babiriwe bagenda na Yesu, abamaze iminsi bari hamwe na Yesu, abahorana na Yesu, nta n'ibyo bazi, bariyo barahuza bavuga ngo mukamanje ngo abantu nibakumigitwerezo, ntabyo bazi. Utizera abantu nshuti yanjye ukagira ngo abantu bazi byose, ntabyo bazi. Hari ibyo batazi n'abantu. Iremamo kwizera mwana w'Imana, nabo n'abantu hari ibyo batazi. Wikwiringira umuntu, wikwizera umuntu, witekereza ngo umuntu yagukiza, nawe ntabwo yakwe, nawe ni umuntu, nawe birabwira hari ibyari byananirwa, nawe ararwara, nawe arananirwa, nawe agira inzara, nawe abura isente. Wimwiringira, iringira Imana. Yesu ujye mukama rekeraho kwese bw'umuntu umwana warahanga. Yesu
yarahanga yo kwikiriza harahanga kwata harahanga kwata hari Yesu abo kubona ubasa kumukwata Imana Israel ishimwe cyane. Ikindi cyanditswe turagikura muri Luka igice cya 7 umurongo wa mbere tumanuka tugende dushike ku murongo wa 10. haravuga hati Yesu ukiza umuhuko w'umukuru w'abaserukare. Yesu yahereze gamba n'abantu bwambe bijona yataha Kaperinaumu hakaba hariyo umukuru w'abaserukare wabayire ari n'umuhuko wari kukunda munonga umuhuko wagwa akaba rwire hari hayi no kuyahurire ya Yesu yamutumaho abakuru b'abayidaya yamushaba kwije kukiza umuhuko we abatumirwe ko bashyira hari Yesu bamweshengereza munonga bati umuntu wagwashemirire korerwe cyo ahubwo kubakunda ihanga rito kandi niwe yatumbikire sinagogi yito. Yesu niko kugenda nabo kuyabayire yashika hihi n'inju umukuru w'abaserukare yatuma abanywane bengu bamuvugane bamugambire ibi yamutumaho nadirati mukama wanjye uterutse no ija ahakubanywe timpikiriwe iwe kutaho mu nzu yanjye nahabwecyo reba ngo utishemirire nahabwecyo reba ngo tishemirire kwizera hakiro gambe kigambo konko muhoko wanjye abone kukira kandi atumanyanye ndi umuntu urutwara kandi nyina abaserukara bundi kutegeka kundi kugambira uwo munsi genda undijo cy'imigirantisha nawe yija umuhuko wanjye ati koreke nawe akikora. Yesu ko yahurire yamutangarira yahindukirira umutego w'abantu abamukuratire yabazira ati nimbagambira hanti tinkarebaga kwikiriza kuri kwingana kuti no hakubo muri Isirayeli abo abatumirwe kubagarikire umuka bashanga ubwo muhuko kizire. Yesu ashimwe b'inshuti z'Imana. Turarebaho amagambo akomeye y'umufisa cyangwa umusirikare mukuru wari ufite umugaragu we umuhuko we arwaye atuma kuri Yesu ngo amutumaho abantu ati mugende mubwire Yesu aze anyirize umuhuko. ngo abantu baragenda binginga Yesu baramwinginze ngo baramubwira ngo kandi ko kuri ya musirikare ukwiriye kumufasha ukabimukorera ngo kuko n'umuntu mwiza yafashije igihugu cyacu ngo kandi yatwubakiye na sinagogi. Imirimo murareba imirimo ukuntu ari myiza bikorwa ni byiza umuntu kubingira akamaro ni byiza. Abantu nibo binginga Yesu bingingira umukuru w'abasirikare. Yesu ngo aragenda ajya mu rugo rw'umukuru w'abasirikare. Uriya mukuru muri ya musirikare ngo aribwira arongera atekereza atuma kuri Yesu ngo arambwira ati wikwirusha wikwigora wikwirushiza iwanjye wikwirushiza mu kago kanjye no mu kazu kanjye no muri rwaserera nk'izo tegeka gusa birakora umuhuko wanjye araza gukira. Ngo Yesu yumvise iryo jambo ngo aratangara cyane aravuga ati nkuko ni kwizera ki bene data ndadango muri bo mukuru w'abasirikari umuntu wiremyemo kwizera akavuga ngo Yesu nubwo atakwirirwa ashika mu rugo rwanjye ariko bene data kubera kwizera twebwe kwizera guke yewe turuhije abantu b'Imana yewe vayo insengere nohereze transport vayo nohereze undaka kubwira ati buse ko mfite igiterane kunyeka kanzaze mu kwa 12 reka nkohereze transport no shika mu rugo rwanjye nibwo biri bushoboke. Kubera kwizera kwawe nuko nyine kukubwira zamura kwizera kwawe nkuko uyu musirikare yazamuye abwira Yesu aramubwira ngo nubwo utashika mu rugo rwanjye tegeka ariko wakwizeye ngo ijambo ry'Imana ryashika iwawe. Kuki wizerera mu bantu? Kuki utazamura kwizera kwawe? Nshuti y'Imana zamura kwizera uvuge ngo nubwo umuhanuzi nubwo umupastor nubwo umukozi w'Imana kwirusha ajya mu modoka va ijambo ryonyine ijambo ry'Imana ryagenda. Reka ijambo ry'Imana izere ko ryakora. Uyu mugabo yaravuze ati nategeka ijambo rya Yesu rirakora. Uyu mugabo yari umusirikare ntabwo yabaga mu ikanisa ntabwo yari umusenzi ariko wowe ubondero ni umusenzi wowe ubondero ni umuririmbyi ariko kwizera kwawe ntabwo urakuzamura rihagije byatuma
utuma wiremamo kwizera ngo uvuge ngo ijambo ry'Imana rirahagije rirakora. Ijambo ry'Imana rirakora. Bene data mwiringira Imana. Dusoma ibya Daniyeli, Bible ikavuga ngo yumvise itegeko rimaze kunyuraho ngo umuntu uri bufatwa aramya indi mana itari umwami araza kujugunywa mu cyobo cy'intare. Ngo Daniyeli ajya mu nzu akingura amadirishya areba Yerusalemu atangira gusenga Imana inshuro 3 mu munsi. Ntiyigeze atinya kuko itegeko rya sayiningi yizeraga Imana. Nta mushumba yari afite, nta bishop yari afite, nta muhanuzi yari afite, nta mundi, nta ba bishop, nta ba reverend, nta bari bahari. Ariko yagize kwizera kuramubwira ngo Imana yanjye ndi nayo. Wizere yuko Imana uri nayo, izere ko ijambo ry'Imana rikora. Wikwirusha, menya nawe wirushya, nawe urirushya. Ubwoba burakwica ukavuga uti noneho ndapfuye, ngira ngo nibataza ngo nataza nkasengera, ngira ngo uyu nguyu nataza, ngira ngo muveyo hari habuba ubundi nimuze mu gicuku ni mu ntabare amasengere. Wazamuye kwizera ukavuga ngo ukabwira Yesu, umva nawe umva umuntu wari utumye kuri Yesu agiye kuza, ariko akavuga ngo wikwigora, akabwira Yesu ngo wikwirusha, ijambo rirakora. Ijambo ryonyine ryawe Yesu rirakora. Bene data, ijambo rya Yesu rirakora. Ndababwira ngo ijambo rya Yesu rirakora, nshuti z'Imana. Mwizere Imana. Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Mu nzu ya data harimo amazu menshi ngiye kubategurira imyanya. Mwizere Imana bene data. Imana irakomeye. Nta wakuroga wizera ngo ijambo ry'Imana rirakora. Nta murozi, nta mupfumu, nta bakwezi, ntabwo ukeneye abantu bajya gucukura amarozi, ntukeneye abantu ngo bajye gusengeraho inka zinywera. Uko ni ukwizera kuri hasi. Tuma ijambo gusa, watuma ijambo kandi rigakora. Zamura kwizera, va mu kirasi ujye mu kindi, va muri primary ujye mu secondary, va mu secondary ujye mu university. N'umwana wiga ariga yimuka, wakwimuye kwizera kwe kukazamuka. Zamura kwizera, ujye mu level hejuru y'umwuka wera, ujye mu level, ujye mu rwego rwo mu mwuka. Zamuka mu kwizera, zamuka mu mbaraga z'Imana, zamuka mu ijambo ry'Imana. Ndumva umuntu wizerera ijambo ry'Imana ari ryo rimuzamura, kandi kwizera kwe kuzamuka rero ritangire gukora. Ijambo ry'Imana rikore mu rugo rwawe, rikore mu bana, rikore ku ndwara yawe, rikore kuri business yawe, rikore ugenda, rikore ugaruka, rikore usohoka, rikore winjira, rikore ku minsi yawe imbere. Wizere ijambo, ureke kwirusha nawe, ureke no kurusha umutwe wawe. Wizere ijambo, wizere Imana. Mana Isirayeli, ihereze umugisha bumvise iri jambo.